Reka ukajya kuma igitura muryango. Igitura muryango ni igiki? Ni ifumbire yaje tuzajya dufumbiza imboga nsobanurira ntabwo ndi kumenya icyo kuvuga. Igitura muryango dukura abana. Ese bimenya? Mbese mbimenya ariko oya. Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Urabimenya? Mbabarira. Ntabwo urabimenya. Yahita nyirukana arambutse nsanze. Ntabwo urabimenya yewe. Oya. Tugende ntabwo urabimenya. Oya ntabwo nakwagenda kandi urumva ari hafi gutaha ndabizi. Aho yarasanga twabishoje mu kabande ni kure. Umugisha pe urakoze kutuzanira amafaranga urabona ko twari twakenye rwose nagiye kugurza mu nibeshye ukare kuba umugore ndakumena umutwe ugwa mu sandaza hasi ni wibeshye ukamurekura ndakumena umutwe ugwa mu sandaza hanyuma umva wa mugabo we ndabizi ko mfitiye amafaranga ko mfitiye ideni ni wibeshye ukamurekura mana yanjye dore ngaho umutwe ni ntawumena wa mugabo we ni wibeshye ndakumena umutwe sinakubwiye ukuntu nakuzaniye kazana amagara uzana make mu rugo rwanjye yarari kumbwira ukuntu atuzaniye amafaranga tutanabwo none se niba nta muntu nawe ndi kumushimira ngo arakoze kutuzanira amafaranga wari utuzaniye amafaranga oya tuzabimara nta gihe umurama uzashyiramo umurama murama ntiturawushyiramo kuko dutegereje ifumbire y'imvaruganda yo gushyiramo imborera se ntabwo muyishyiramo imborera urumva twarayivanga imboga ni nziza zirwanya imirire mibi ariko nta makuru ufite abanye b'abana bo kwasi namenye ukuntu babaye kubera ko cyane kubera kutarya imboga kubera kutarya imboga buriya ni ikintu cyiza cyane siko rakomeje kubona umugabo nawe uri hano yagiye umugabo wanjye yagiye kureba imbuto mu kabande nyine yagiye mu gitondo ntabwo yambwiye aho agiye ariko gusa ndakeka ariho yagiye nta handi yaba kandi se kurera mbangiza amahirwe twaba tuganira gusa gusanze hano wamubwira ngo iki ntabwo ko gusura imirima y'igikoni none ubwo uranganiriza ku bijyanye n'iki n'imbuto usobanurire n'imboga kuganira se nakubwiye ko nzaza kugusura tukaganira ubaye ukaza udahari wongeza amahirwe wagira ngo namenye uko adahari ntabwo ari byo byaza bikuzanye niba waje uje kureba imbuto arataha vuba ntabwo mbizi ubundi se wanjyanye mu tukajya kuganirira mu nzu tujye kuganirirayo arajya kugaruka niwe watashye ubwo se gusanze mu nzu wamubwira ngo iki mugabo wanjye arafuha nta nzoga iri munsi yo kunywa nta nzoga ihari inzoga zarashize nta kaga gahari nyamara ushatse reka ukajya kuma igitura muryango igitura muryango ni igiki ni ifumbire yaje tuzajya dufumbiza imboga nsobanurira ntabwo ndi kumenya icyo kuvuga igitura muryango dukura abana ese bimenya mbese mbimenya ariko oya umugabo wanjye ndamukunda cyane ntabwo urabimenya mbabarira ntabwo urabimenya yahita nyirukana arambutse nsanze ntabwo urabimenya yewe oya tugende ntabwo urabimenya oya ntabwo nakwagenda kandi urumva ari hafi gutaha ndabizi aho yarasanga twabishoje mu kabande ni kure ibyo cyetse ntabwo ari byo naringamije abo nawe ndashaka gutubura ibihingwa byanjye nanjye ndahinga se nicyo mpamvu nicyo washatse kuvuga uragize ngo ni iki narinyetse ibindi ntabwo nari nzi ko ari icyo ngicyo ushatse kuvuga bayada nta bindi biri aho ngaho nta kibazo rwose twakwereka nyine uburyo bikorwa imboga zihingwa zihingwa nawe ukagenda nyine ugahinga aho abaturanyi imboga abana babo nyine yewe ndumva noneho reka mbe nicaye we hano akajaride nako ni ke hano hantu ni heza hari amahumbezi twende kumva tutahava ubwo nyine merekeza nigendereye iyi ni imirima yanyu ni imirima yacu nyine urabona harimo imyumbati ibigori buriya havuyemo ibigori twari twarahinze n'ibijumba kuko twahise dutera ibigori se ubu byarashize ibigori kandi ubona nyine ari byo birimo bigiye kwereza ubundi mu kwa karindwi rero urabona hariya hepfo uri kumva hariya muri kiriya kibanza niho umugabo wanjye yari yaravuze ngo agiye kuzakwakira muri iyi minsi
muzi oya twe twabonye ngo akazahangurisha ntabwo simwabiganiyeho se ntabwo mbizi niko bimeze ngiye kuzahagura ariko najya kwezi ibishyimbo hano se mwavuganye ko uzamuhanga ye ko ibyo bintu ngiye atigeze abimbwiraho nzaba amafaranga menshi yarampenze ntabwo ibyo bintu yigeze abimbwira miliyoni 3 kuba muhenze se nanjye ndikokoye oya nubwo ari mu cyaro iwacu ariko ntabwo hari aho uzi iminsi maze nyashakira uriya musozi wose ari ubutaka buragoye kububona ntabwo hera harakera se ubundi mwasaremo ubutaka ubundi kwera ni mwasaremo ibiro bingahe by'ibishyimbo ubutaka kwera ni ifumbire nutabwitaho ngo ubushyiremo ifumbire ntabwo buzira hari n'udufaranga nari muzaniye buriya ariko tugenda guteze udufaranga tugenda gute n'udufaranga nari murimo nagombaga kuza kuyamwishyura mu byanyenzaga nabyo biri Imana iguhe umugisha pe urakoze kutuzanira udufaranga urabona ko twari twakenye rwose nari nagiye kugurza mu wibeshye ukare kuri uwo mugore ndakumena umutwe ugomba musandaza hasi ni wibeshye ukamurekura ndakumena umutwe ugomba musandaza hanyuma umva wa mugabo we ndabizi ko mfitiye amafaranga kuba mfitiye ideni niwibeshye ukamurekura mana yanjye dore ngaho umutwe ni ntawumena niwibeshye ndakumena umutwe sinakubwiye ukuntu kazana amagara uzana make mu rugo rwanjye yarari kumbwira ukuntu atuzaniye amafaranga turi ntabwo none se niba nari ndi kumushimira ngo arakoze kutuzanira amafaranga wari utuzaniye amafaranga yaratuzaniye amafaranga ngo simurekure nuko ari uno simurekure nase guhana amahoro ya Kristo mwebwe hobera umugore wanjye shaka muhobera muha amahoro ya Kristo nukuri nanjye nese padiri ntabwo ngo ni muhana amahoro ya Kristo muha amahoro ya Kristo muha amahoro ya Kristo nukuri se nacyo cyatuma na oya ni amafaranga se ni amafaranga yarari kumbwira tuzaniye ntabwo no se gushimira umuntu ntabwo bibaho sasa umuco wa kinyarwanda ahubwo nanyugira umubere arakoze mbona uyu ni umugore wanjye rero kandi ni ikidasangirwa inkongora dede ngo nawe dede wenyine wa mugabo we ngaho natwo dufaranga natuze sawa rero naho ubundi ntacyo mukagura na gimbapo action bise biza ndibagiye action hari n'udufaranga nari muzaniye buriya ariko tugenda guteze udufaranga tugenda gute n'udufaranga nari murimo nagombaga kuza kuyamwishyura mu byanyenzaga nabyo biri ugize neza rwose urakoze cyane kuba utuzaniye utwo dufaranga uzi ubukene twari wari kunyitaza ngiye kugira gutya itumpobera guhobera mama okay action urakoze rwose niba kuri kumpobera mpobera neza iki afande wahobeye umuntu nanjye mpobera none se aramu action cya urakoze Imana iguhe umugisha pe urakoze kutuzanira udufaranga urabona ko twari twakenye rwose nari nagiye kugurza mu wibeshye ukare kuri uwo mugore ndakumena umutwe ugomba musandaza hasi ni wibeshye ukamurekura ndakumena umutwe ugomba musandaza hanyuma umva wa mugabo we ndabizi ko mfitiye amafaranga kuba mfitiye ideni niwibeshye ukamurekura mana yanjye dore ngaho umutwe ni ntawumena sinakubwiye nanyakuzaniye ndashaka kureba sinema action ndakumena umutwe sinakubwiye ukuntu nanyakuzaniye kazana amagara uzana make mu rugo rwanjye yarari kumbwira ukuntu atuzaniye amafaranga turi ntabwo none se niba nari ndi kumushimira ngo arakoze kutuzanira amafaranga wari utuzaniye amafaranga yaratuzaniye amafaranga nuko simurekure nuko simurekure nase guhana amahoro ya Kristo mwebwe hobera umugore wanjye shaka muhobera muha amahoro ya Kristo nukuri nanjye nese padiri ntabwo ngo ni muhana amahoro ya Kristo muha amahoro ya Kristo muha amahoro ya Kristo nukuri se nacyo cyatuma na oya ni amafaranga se ni amafaranga yarari kumbwira tuzaniye ntabwo no se gushimira umuntu ntabwo bibaho
si umuco wa kinyarwanda ahubwo nanyubwa intobere arakoze ubona uyu ni umugore wanjye rero kandi ni ikidasangirwa inkongora dede wenyine wa mugabo we ngaho natwo dufaranga sawa rero naho ubundi nta kintu ntabwo se wakoze se kati